akwiringiye Mana umuhemukire nawe agukoreye uzakorwa n'isoni nawe akwiringiye Mana umuhemukire nawe agukoreye uzakorwa n'isoni nawe akwiringiye Mana umuhemukire nawe agukoreye uzakorwa n'isoni. Iryabera Trinitas umuririmbyi wa Jehovah Jireh akaba umugore wa Nkuru ubu ngubu bari kubarizwa mu gihugu cya Australia, niho bari kubarizwa niho anakorera umurimo w'Imana. Twaramukunze kenshi twagiye tumubona mu myenda ya korali ya Jehovah Jireh, ariko ntabwo ari mwamubona mu myenda isanzwe. Rero ngiye mba nabagereyeyo kugira ngo mbe mbaha update zigezweho kandi nziza, umuntu wese yakwisangamo akabona ibyo yakwifuzamo kuri iyi nkuru yacu. Tubanira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, mbaha ikaze kandi mbananabashyiriye kuri channel yanyu ya Doris Hub. Mujye mukanda subscribe kugira ngo tujye twiyongera. Ndabashimira yuko tumaze kugira 1000 kirenga. Muri abantu b'inyangamugayo, muri abantu beza cyane. Turacyagenda kandi dufite intumbero yuko uyu mwaka urangira tugeze ahantu heza, abantu twatangiranye tugasozanya. Kandi ikindi mujye mutwandikira kuri iyo nimero iba iri kuri ekran yanyu, mutwandikire tubashe kugira ngo tujye tumenyana. Hari nimero iba kuri WhatsApp, mutwandikira. Hari n'abifuza yuko twafunguriza amacano cyangwa tukagira n'ibindi biganiro twagirana, it's okay, mwatwandikira, nta kibazo. Turahari ku bwanyu mwebwe mudukunda, mutwifuriza n'ibyiza. Rero turahari kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. So rero Iryabera Trinitas mwamenye cyane mu ndirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Impamvu mbanza kubanzaho akaririmbo ka mbere nuko uyu ni crush wanjye, ndamukunda cyane kandi n'abantu bacu bose hano bamaze kumukunda. Abantu benshi cyane ngenda mbona commentaires zigiye zitandukanye nkazisubiza, nubwo ziba ari nyinshi ariko ngerageza buryo ki nzisubizamo, kuko muri abantu beza, abantu mukundana, abantu mufite urukundo. Rero zose uko ngerageje ndazisubiza, byaba bigenze gute ngomba kuzisubiza. Rero uyu mukobwa mwiza, uyu mama mwiza cyane Iryabera, abantu benshi cyane bamumenye mu ndirimbo za Jehovah Jireh. Hariyo rwose ngaya amateka yacu ntakibagirane, n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye bajya bakora ibitaramo bigiye bitandukanye. Ibyo byose yabaga hari kandi nta muntu n'umwe wabaza kuri iyi si mubaze ngo umuririmbyi wa Jehovah Jireh witwa Iryabera uramuzi, ahita akubwira ati yo si wa mukobwa se, ni wa mukobwa ndamuzi. Rero ubu ngubu ari kubarizwa Australia ni hari kubarizwa. Ndashimira umuntu rero uba nawe watugereyeyo, umuntu watubwiye ati nahangaha ari muri Australia. Ndamushimira kandi rwose nawe aho uburi ujye umudusuriza kuko turamukunda cyane kandi ni umuntu wacu, tugomba kumukunda kuko yaduhaye indirimbo nziza kandi n'ubu ngubu baracyakora umurimo w'Imana, aracyasenga. Ntabwo yigeze ava mu murimo w'Imana kuko umurimo niwo watumye akura, atuma abantu benshi bamumenya kubera imyitwarire myiza yagize, kubera kwitwara neza yagize. Rero n'abari umunabe nabo bagisigaye mu murimo nabo barakataje. Nabo ndashaka yuko tuzaza tukabaganiraho, twabwira ati abandi bari umuna ba Jehovah kuba Iryabera Trinitas. So rero ni umugore wa Nkuru. Ubu ngubu rero bakaba bari mu gihugu cya Australia, bakaba bamaze igihe bashinze urugo. Rero hari abantu benshi bagiye bambaza ngo ese ngo ntabwo arabyara, ngo bimeze gute. Aho ngaho ntabwo wakwinjiramo inside cyane mu muryango, oya ntabwo wakwinjiramo, ariko hari benshi cyane nagiye mbona commentaires zigiye zitandukanye bavuga ngo uzatubwire niba afite akabebe cyangwa yarakabonye. Ariko igihari mufite twabereka, ariko ntabwo wakwinjira mu muryango mo imbere ngo ubashe kujya kwinjira mu muryango ngo umenye oya. Naba hari tuzamubona, naba adahari
nabwo tuzabimenyeshwa, ariko njyewe ubwanjye ntabwo nabatangaza ngo aramufite, kuko ntabwo wajya kwinjira mu muryango ahubwo dusenge, tumusengere agomeze akore umurimo, agomeze umurimo ugende neza hariya muri biriya bihugu aho tutakimubona kenshi cyane. Indirimbo kenshi ubundi hari indirimbo, hari channel yagiraga ya papa wabo banyuzagaho indirimbo, nakundaga kuyikurikirana cyane, uburyo yacurangaga, uburyo yaririmbaga, nkumva afite Imana, nkumva ni umukobwa ushyitse ufite Imana, nanjye nkamugenderaho. Buriya indirimbo ze nyinshi cyane nkunda kuzikurikira nkazikunda cyane. So n'ubundi rero aracyakora umurimo, aracyaririmba, si uko twabura kutabashyiriramo akavidewo yagiye aririmba, ariko ntabwo biba byemewe kuko YouTube ubwayo yaduhana. Ariko agashya tuza tukabazanira kuko turamukunda cyane, kandi nta kizabuza kutamukunda. Impamvu kugira ngo tujye dusakaza ubutumwa bwiza, dusakaze kugira ngo abantu bamenye Imana, kugira ngo abantu begukire Imana, kugira ngo abantu bakorere Imana. Umuntu iyo ari hariya ahantu, hari abantu benshi muri ubu bihugu rero baba bari hari ahantu bakava mu Rwanda wenda barasengaga bakagera hariya bakabura amasengero basengeramo by the way, cyangwa amasengero akaba ari makeya cyane. Hari abantu benshi cyane usanga baravuye aha muri bihugu, igihugu cyacu cy'u Rwanda, bagera hanze bakabura isengero basengeramo, ariko nawe warubona ukabona ni kure cyane, ukareba depasse uzikoresha ukavuga ati reka nsengere mu rugo. Ariko we rwose icyo twizeye ni uko agisenga gihamye mu mwuka neza, ndetse n'urugo rwe rumeze neza cyane, n'umugabo we mwiza cyane w'imfura y'u Rwanda. Barambane kandi bagomeze bakundane, kuko abana b'Imana, Yesu yaravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze. Abana b'Imana rero ntabwo babura gukundana, twese niwe mu gihe tuba turimo tugomba gukundana kuko turi abana b'Imana, kandi igihe kizagera umunsi tubone gukomera kw'Imana, kuko Imana yacu ni nziza cyane. Rero tujya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro byose byacu murabizi yuko mubikunda cyane, mujya ngo mugomeza mudusapotinge abantu bacu, twamamaza ubutumwa bwiza, tubwira abantu ibyiza Imana yakoze, tubwira yuko nubwo uri kwiheba ariko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima urimo bushobora kugenda neza. Ntukihebe, ntukiganyire, Imana irakuzi kandi Imana irakuzirikana. Ntukihebe rero, kwiheba buriya hari igihe wiheba akavuga ngo Mana waranyibagiwe, Mana warantaye, ukiganyira, ariko buriya ntabwo ari ryo solution ry'ubuzima. Ubuzima burakomeza, ugakomeza ukagerageza. Imana ndabizi yuko ishobora kugukorera ikintu cyiza kandi ikintu gishimishije. Ntukihebe, ntukiganyire, Imana irahari mu ruhande rwawe. Wowe icyo ukora ni ukuyisenga no kuyizera cyane, ukayitura ibibazo byawe byose ufite, ukayibwira agahinda kawe kose ufite, ukayibwira imibabaro wawe wose ufite. Umunsi umwe bizagenda neza. Wicara ahantu nawe userebure uvuge yuko Imana yagusekeje, kandi Imana ikigusetsa. Wowe senga, wizere kandi ukore. Nugerageza bizakunda, niba nko kugerageza ntabwo bizakunda kuko uzaba wacitse intege. Ngayo nguko rero, reka minira aha ngaha mbifuriza umugisha w'Imana ahantu hose muri mu mpande zose z'isi, muhahe umurongo bwiza bw'Imana ubabikunda. Ndabakunda cyane, murambasabira ibyiza gusa bizu.